Ibibereye mu karere ka Rulindo birababaje kandi biteye n'agahinda, mbega makuru ababaje, mbega inkuru y'Icamugongo, mbega ibintu bibaye kuri uyu musore w'imyaka 23 yishwe urupfu rubabaje, yishwe urupfu rwa gashinyaguro. Mbese byagenze gute ko bagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bagaruka kuri aya makuru ateye agahinda yumvikanye muri kano karere ka Rulindo? Byinshi rero urimo uragenda wibaza n'ibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu uyu munsi twabahateguriye. Rero n'umusore w'imyaka 23 wo muri kano karere ka Rulindo witwaga Niyodusenge Pacifique, wari usanzwe akora akazi ko gukanika muri centre ya Kisaro, yasanzwe yapfuye mu ishyamba rya Kabere mu murenge wa Kisaro, bikekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi, ariko kugeza ubwo twakuraga iyi nkuru bari bataramenyekana. Rero abari bazi uyu musore witwa Niyodusenge Pacifique bavuga ko yari umuntu mwiza cyane, yari umuntu urangwa n'ikinyabupfura nk'uko abaturage bagiye babyitangariza itangazamakuru. Umva mu gahinda kabo ibyo bahuye nabyo, mbega agahinda k'abantu baturage. Byambabaje kumva umuntu bamwishe agashinyaguro kameze gutya bakamwicira mu muhanda, nubwo nyine tutaye twamenya bamwisha bari bo inzego zibishinzwe zikireba ibyabaye no kugira ngo wenda bamenye abagizi ba nabi, ariko aramutse aboretse umugizi wa nabi rwose ndumva bamuhana bikomeye kuko byatubabaje cyane. Byaduciye umugongo. Nyine twabibonye gutyo yuko hahiciye umuntu hano muri Sorwati. Biratubabaza, bidutera agahinda. Twebwe tuyamenye mu gitondo umungumu mu rukerera, twumvisha abantu mu muhanda bari kugenda bavuga ngo Niyori bamutsinze muri Sorwati. Natwe turaje turareba, n'ubundi tubona n'ubundi agaramye hariya aho bamutwikiriye. Niyori yari umwana mutoya wo muri famiye zacu, yakanikaga ikintu yakoraga, yakanikanaga na se, akanika ibintu by'amamoto. Nta bintu by'urugomo nari muziho ngewe. Byadutunguye kubera ko n'ubundi nuko wenda amakuru batari bayafata neza, bavuga ko n'ubundi ngo yarabyutse mu gitondo ngo abwiye papa wabo ngo kagiye ngo mu kazi. Ubwo rero nabo bamenyeshwa amakuru muri icyo gitondo aho ariko bamutsinze hano muri Sorwati ntago tubizi. Byanze bikunze ni muri runo rukerera, none se ko natwe tubisanze gutyo. Byatubabaje cyane kumva ko urupfu rw'umwana w'umusore gutyo ruba rutunguranye. Ni ikintu cyawe, urabona ko abantu bose n'ubundi bahagaze, none se urabona hari umuntu wagiye mu kazi. Nari ngiye mu Kisaro mbona umuntu ararambaraye, abantu batangiye kuhagera, bago bari bakamutwikiriye. Nyine twe twamubonye ukuntu bamwishe n'ibyuma bamuteraguye mu mutwe. N'urugomo rudasanzwe pe, ni insore zina hanyine narindi mu rugo, nari nanakiryamye. Umwana yaragemuye amata, hari umudamu inyuma y'urugo numva ari kubwira umwana warubyutse agiye gukama ati mungwana risisa ati bamwiciye muri Sorwati. Mpinda umushyitsi ati se ubwo bamwishe bate? Umwana warugiye gukama agaruka mu nzu ati Niyori bamwishe. Ubwo mbyuka nyomba nanahageze kare, nibwo nje nabuze imbaraga zihangeza nta bindi nzi, nuko nguko nabyumvishe. Aya makuru rero ateye agahinda kandi anababaje yumvikanye hano muri kano karere ka Rulindo, yaje kwemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kisaro, unasaba abaturage gukomeza kwitwararika birinda ubusinzi n'izindi ngeso mbi bishobora gukurura ibyago nk'ibingibi byabaye kuri uyu nyakwigendera. Gusa rero abaturage bagiye batandukanye bose bo muri kano gace ka Rulindo ndetse naho bino bintu byabereye bavuga ko uyu musore yari intangarugero, ngo kuko urupfu rwiwe rubabaje abantu benshi cyane, ari nako barimo barasaba ubutabera kugira ngo nyire hamenyekane ababigizemo uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Reka rero natwe dusoreze hano n'aya makuru yacu ababaje kandi ateye agahinda, akomeje kugenda agarukwaho n'abagiye batandukanye. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo mwamwe byose bigiye bitandukanye.